Bavandimwe namwe bashiki banjye muteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro nimugira amahoro. Aho muri Association Rwanda rwo hagati ifite ikicaro gitwe ndabaramukije. Aho muri East Rwanda Association ifite ikicaro i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda ndabaramukije. Aho muri Association y'Amajyaruguru ifite ikicaro mu Ruhengeri ndabaramukije. Aho muri Association y'Amajyepfo ifite ikicaro i Butare ndabaramukije. Aho muri East Rwanda Association ifite ikicaro ku Mugonero ndabaramukije. Muri kumwe na Pastor Amoni Rugeri Nyange ubaramutsa mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Ikiganiro cy'uyu munsi gishingiye ku ndirimbo ya 62 ivuga ngo Yesu ndagukunze rwose. Twambaza Imana. Data mwiza, tugushimiye ko dukunda kandi ko tugaragarije urwo rukundo kuva kera. None se koko waduhaye umwana wawe ngo aducungure, hari n'ikindi utaduha? Dushoboze kwakira uwo mucunguzi kugira ngo atubashishe kugukunda kuko ari wowe wabanje kudukunda. Kandi Data, duha umugisha wawe, wehe n'iki gihugu n'abayobozi bacyo. Byongeye kandi Data, tukuragije abarwayi n'abari mu kaga bose kubwa Yesu umukiza wacu. Yesu kuki wiriye kurira Yesu kuki wiriye kurira. Indirimbo ya 62 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana iravuga ngo Yesu ndagukunze rwose. Mu gitabo cy'indirimbo z'Abadventiste umunsi wa karindwi z'icyongereza, iyo ndirimbo ni ya 321. Ku rupapuro rwa 343 rw'igitabo cy'umugereka w'izo ndirimbo mu cyongereza havuga ko uwahimbye amagambo y'indirimbo ari uwitwa William Ralph Featherstone. Amagambo y'indirimbo yasaga n'igisigo yanditswe mu mwaka w'1858. Amateka dusoma kuri uriya rupapuro rumaze kuvugwa haruguru avuga ko William Featherstone amaze nk'imyaka 15 cyangwa 16 y'ubukuru aribwo yanditse icyo gisigo. Ayo magambo ayoherereje nyirasenge Madame Wilson wari utuye Los Angeles muri California ho muri Amerika. Uwo nyirasenge ni nawe wacapishije ayo magambo. Nk'uko witwa David B.T. abisobanura mu nyandiko ze, avuga ko kopi y'umwimerere y'indirimbo William yandikije intoki ze, abo umuryango we n'uyu munsi baracyayibitse. Iyi ndirimbo rero yacapishijwe bwa mbere muri Amerika mu gitabo cy'indirimbo za Moody mu mwaka w'1868. William Featherstone yavutse kwa 23 kwezi kwa karindwi mwaka w'1846. Yavukiye muri Canada, ari naho yabaye. We n'ababyeyi be barabizera b'itorero rya Anglican rikomoka kuri Wesley. William Featherstone yapfuye kwa 20 w'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1873. Ijwi ry'indirimbo ya 62 ryahimbwe n'uwitwa Adoniram Judson Gordon. Bwa mbere Gordon yabanje kubona indirimbo ifite irindi ijwi ritamushimishije. Nibwo yiyemeje guhimba iri jwi dukoresha muri iki gihe. Atararihimba yabanje gufata igihe cyo kwihererana n'Imana, ayisaba kumuyobora ngo abone ijwi ryiza rikwiranye n'amagambo y'indirimbo. Yararibonye koko. Iyi ndirimbo ifite ijwi ryiza. Wabaza uti Gordon yari muntu ki kandi yabayeho ryari? Yavutse kwa 19 ukwezi kwa kane mwaka w'1836. Kandi yavukiye muri Amerika ahitwa Hampshire. Yakurikiye amasomo muri kaminuza yitwa Brown University no mu ishuri ry'amasomo y'iyobokamana rya Newton.
Gordon yarambitswe ibiganza aba umupasitoro mu itorero ry'ababatisita mu mwaka wa 1863. Yakoze umurimo muri Jamaica, Massachusetts no muri Boston. Yabaye n'umuyobozi w'ikinyamakuru cy'iryo torero mu mwaka wa 1871 na 72. Iyo muvugabutumwa Moody yazaga muri uwo mujyi, Gordon yabaye inshuti ya hafi kandi aramunganira cyane mu biterane by'ivugabutumwa. Gordon yaguye i Boston ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 2 umwaka wa 1895. Iyi ndirimbo 62 yahimbwe na William nk'uko tumaze kubivuga, ijwi rigahimbwa na Gordon, ifite amagambo meza cyane. Buriya William hari icyo yakundiye Imana. Yabaye nka Yohana wavuze ati turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Aya magambo oneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 4 umurongo wa 19. Mu gice cya mbere cy'iyi ndirimbo William yahimbye amagambo yerekanye kwitanga kwe. Yavuze ko yihaye Imana kandi ko ingeso mbi ze zose yiyemeje kuzanga uko zingana, ndetse yavuze ko agiye gukunda uwo mukiza kuruta ikindi gihe cyose. Azibiza kubaho wafashe mu biganza bye kandi ntazatuma ndeshuka. Azigiteka ashoboye byose none kuki biriye kurira. Zikwazi bizaza zineza kwa nyobora. Yambwiye neza nguko ndirimbo ko mfite umwanya mu bwami bwe. Bese muvandimwe bumva iki kiganiro gishingiye kuri iyi ndirimbo ya 62, wigeze ufata icyemezo cyo gusaba Yesu kuko baje kwanga ingeso mbi zose uko zingana? Mbese urukundo ukunda uwo mukiza rurushaho gukura cyangwa se ragabanuka? William wahimbye indirimbo mu gice cya mbere yaravuze ati, Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye, ingeso mbi zose nzanze uko zingana. Ni wowe mukiza wanjye mwiza nkuyoboke, ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Mu gice cya 2 yatangije ari amagambo Yohana yanditse mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 4 umurongo wa 19 agira ati, ndagukunze kuko wabanje kunkunda. Yakomeje avuga ko Yesu yapfuye mu cyimbo cy'Ikaruvari igihe yambikwaga ikamba ry'amahwa. Kuva ubwo yamaje kumukunda kuruta ikindi gihe cyose yabayeho. Kubera icyo gitambo cy'Ikaruvari, William nawe yafashe icyemezo n'umwanzuro wo gukunda uwo mukiza nk'uko yabivuze mu gice cya 2 agira ati, ndagukunze kuko wabanje kunkunda, waranyiguriye unkiriza Ikaruvari. Ngukundiye ikamba ry'amahwa wahambikiwe, ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Hariho bamwe bafata icyemezo cyo gukunda Yesu ariko hanyuma bagasubira inyuma. Hari abasubira inyuma bibeshya ko bafashe inzira itariyo. Hari n'abasubira inyuma kubera ibishuko by'isi n'ibihendo byayo, bikamera nka wa mugani ngo mpemuke ndamuke. Iryo ni ishyano. Akabi ni ugusubira inyuma kandi yenda aho maze kugenda ariho hari hanini. Iyo usubiye inyuma uba wararuhiye ubusa, kandi akabi ni ukuruhira ubusa. Paulo yatwandikiye amagambo meza mu rwandiko yandikiye Abagalatiya mu gice cya 6 umurongo wa 9. Yatugiriye inama yo kwirinda gucogora avuga ati, ntitukarambirwe gukora ibyiza kuko nitudacogora tuzasarura igihe kigeze. Nuko verisiyo ya 2 ijambo ry'Imana ivugwa. William yiyemeje gukora ibyiza no gukunda Yesu kugeza igihe azapfira. Yahisemo kuzamusingiza igihe cyose azaba agihumeka. Yavuze yuko n'igihe urupfu wazamutwarira azaba akivuga ko nta gihe yigeze kumukunda nk'icyo gihe. Hari abagera mu ngorane bakihakana umukiza wabo. Muntu uteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro, uramenye ntugacogore. Saba Yesu akurinde
gusubira inyuma. William yari yarabyiyemeje rwose. Nimumwumve mu gice cya 3 agira ati, mpereye ubu ndagukunda nzageza gupfa, nzajya ngusingiza iteka ngihumeka. Naho urupfu ruzanyegurira, nzavuga nti ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Kubo kudacogora, William yari afite ibyiringiro by'ahazaza. Yari yizeye ko azageraho Yesu yamuteguriye. Muntu wamaze kwakira Yesu Kristo kandi ukabuteza amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, ushonje uhishiwe. Nubwo muri iyi si waba utagira huba, Yesu yaguteguriye inzu nziza mu bwami bwa Data wa twese. Ibyo byiringiro nibo byateraga William kuvuga ko azahora ahimbaza Imana iteka yambaye ikamba ritunganye. Burya kandi ngo nta wambara ikamba ataraheka umusaraba. Nubwo wahura n'ingorane, jya usaba Yesu agushoboze gutsinda. Hari uwavuze ati, nubwo Satani udushuka ari umurwanyi, burya si umuneshi. Mutyo twisunge Yesu wanesheje, natwe abidushoboze, kugira ngo amaherezo tuzafatanye na William kwambikwa ikamba ry'abanesheje. Mureke tugire ibyiringiro nk'ibya William. Mu gice cya 4 cy'indirimbo yayirangije avuga ati, ubwo nzagera aho waduteguriye, nzajya mpaguhamiriza iteka n'iteka. Nzaguhimbaza nambaye ikamba ritunganye. Ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Abantu benshi bahorana ubwoba, ibaza uko ejo bazirirwa, ariko nizera uhoranye n'iruhande, avuga ibyerekeye Yesu. Nta gisa na Yesu wadukunze mbere. Iyo umuntu yiyemeje kumwiyegurira, aramukomeza ntacogore. Uwamwiyeguriye burya abashinganywe. Ufite Yesu aba afite byose, kandi umufite nta kimunanira. Paulo mu rwandiko yandikiye Abafilipi mu gice cya 4 umurongo wa 13 yaravuze ati, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Uramutse wisunze Yesu, nta cyagucogoza. Nubwo warwara ukaremba, ntiwasubira inyuma ngo ujye gushakira agakiza aho kataba. Nubwo wakena, ntiwakwiheba ngo uhemuke, kuko uba uhora wibuka amasezerano ye ko ari we mwungeri wawe, nkuko tubibona muri ya Zaburi ya 23. Nubwo waba mu ngorane z'uburyo butari bumwe, ubaye ufite Yesu, ntiwateshuka inzira, kuko nizo ngorane ari uruganda rwo kudutunganya. Hari uwigeze kuvuga ati, ahubwo ga udahuye n'ingorane, wakwibaza ko uri mu ruhande rwagucunguye, kuko abamukurikira bose bagomba kunyura mu ngorane yanyuzemo, arizo shuri ry'umubabaro. Nubwo batotezwa, uba ugomba kwibuka ko nta wambara ikamba atabanje guheka umusaraba nyine. Igihe wumva ucibwa intege n'ibyo uhura nabyo, jya wibuka ko Yesu atazigera agutererana. Igihe ucibwa intege n'abakagombye kugukomeza, jya wibuka ko Yesu wagukunze kuva kera atabasha kugutererana. Erega habaye umwanzi abona ko umubangamiye, akifuza icyakuvana muri uwo mwanya. Jya usaba Yesu agushoboze kwihangana. Gucogora ni imwe mu ntwaro zikomeye Satani akoresha arwanya abizera Imana. Uramenye ntugacogore. Wagukunze mbere aguhora iruhande. Kenshi abantu bacogora bagiye kurangiza urugendo, cyangwa se bagiye kurangiza urugamba, ndetse bagacogora bagiye no kugera ku cyo bifuza kugeraho. Hari igitekerezo cy'umuntu wambabaje. Yacogoye kandi yaragiye kugera ku cyo yifuzaga. Ngo umuntu yifuje gucukura amabuye y'agaciro kugira ngo nawe azakire.
yagiye gushaka aho yayabona, maze agera mu ishyamba ryarimo ubutare bw'agaciro. Yashatse abakozi benshi, atangira gutema ishyamba no gucukura. Yarakoze cyane, acukura metero nyinshi z'ubujyakuzimu. Ngo yakomeje gucukura, ariko akabona atagera vuba ku mabuye y'agaciro yari afitiye inyota. Yarakomeje aracukura, ageze aho aracogora. Ngo yaribwiye ati, none amafaranga nari nsigaranye yarangira ntageze ku cyo nifuza, sinaba ngushije ishyano. Ngo yacitse intege kugeza ubwo asezerera abakozi yakoreshaga, nawe ahambira utwe aritahira. Yatashye atabonye icyo yifuzaga. Gucogora ni bibi, ntimugacogore. Ngo hashize igihe runaka, n'ahandi yacukuraga haramaze kumera ibiti, hari undi muntu wagiye gushaka aho yacukura amabuye y'agaciro, aza kugera aho hantu. Abazi gupima aho bene ayo mabuye aba, bambwira ko byanze bikunze aho hantu hari amabuye y'agaciro. Nawe yashatse abakozi, atangira gutema iryo shyamba, arasiza, nyuma atangira gucukura. Ngo yaracukuye ageza no ku cyobo wa wundi wacogoye yari yaracukuje. Uwa kabiri yashyizeho abakozi benshi, akorana umwete, aramasha ati, nzava aha maze kubona amabuye y'agaciro. Umuntu uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, icyagutangaza nuko umuntu agitangira gucukura muri cya cyobo uwacogoye yataye, atararenza santimetero 6 acukura, yahise abona bwa butunzi yifuzaga, akabi no gucogora. Uwa mbere yananiwe yarashigaje santimetero 6 gusa. Uriya muntu yadacogora yari hafi kugera ku butunzi yashakaga. Yaruhiye abandi. Uramenye nawe muntu uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ntugacogore, utazavaho ubanduhira abandi. Mbese muntu unteze amatwi, wamaze kwakira Yesu, umufite abafite byose, ntacyo yabura amufite. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, mu gice cya 8 umurongo wa 32, yaravuze ati, ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Mu by'ukuri ntacyo wabura ufite Yesu. Mbashimiye Yesu. Igihe namumenyeye yambereye byose. Mpora mvuga ko yantetesheje, kandi sinzabura guhora mbivuga. Nubwo ntari intungane, n'ubu nkaba ntari intungane, ariko Zaburi ya 37 umurongo wa 25 yabaye yanjye. Muri iyo Zaburi Dawidi yaravuze ati, nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukirano utaretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Turamutse dufite uwadukunze mbere, ntacyo twamuburana. Turamutse tumwakiriye, yadushoboza gukunda Imana tubikuye ku mutima, kandi yatubashisha kuyumvira muri byose. Turamutse dufite Yesu wabanje kudukunda, yadushoboza kuba abaturage beza no kubana neza n'abaturanyi. Turamutse dufite Yesu wabanje kudukunda, yadushoboza kwihanganira no kubana neza n'abo twashakanye, no kugira ingo zimeze nk'ijuru rito. Turamutse dufite Yesu wabanje kudukunda, yatubashisha gukunda no gusabira abaduhemukira, kugeza ubwo twunga ubumwe nabo. Turamutse dufite Yesu wabanje kudukunda, nta cyadutera ubwoba, kuko tuba tuzi kuri kumwe natwe, abamwiyegurira baba bashinganywe. Turamutse dufite Yesu wabanje kudukunda, ntitwahangayika, kuko afite ibisubizo by'ibibazo byose duhura nabyo. Zikwazi bizaza zineza kwa nyobora, yambwiye neza gukora imirimo ko mfite
kwirwanya mu bwami bwe. hari umuririmbyi wigeze guhimba korasi, iyo ni indirimbo ngufiya nkunda cyane, yavuze nk'ibyo William yavuze muri iriya ndirimbo ya 62. yavuze kandi nk'ibyo Yohana yavuze muri rwa rwandiko rwa mbere mu gice cya 4:19, agira ati turayikunda kuko ari yabanje kudukunda. uwanditse iyo korasi yayanditse nk'ikiganiro, ndetse si nk'ikiganiro gusa, ahubwo yayanditse nk'ubaza abamusubiza. iyo korasi iravuga ngo, nshuti ukunda Yesu? igisubizo, yego ndamukunda. koko se ukunda Yesu? ni koko nkunda Yesu. kuki se ukunda Yesu? igituma mukunda, yabanje kunkunda. igisa no gusubiramo kw'iyo ndirimbo kiravuga ngo, nicyo gituma dukwiriye kumukunda. igituma mukunda, igituma mukunda, igituma mukunda, yabanje kunkunda. muvandimwe nawe mushiki wanjye uteze amatwi iki kiganiro, wowe nanjye twari dukwiriye gufata icyemezo nk'icyo William yafashe, icyemezo cyo gukunda uwabanje kudukunda. nagira ngo kandi nibutse uwumva radiyo ijwi ry'ibyiringiro wese ko tutakwishoboza gukunda uwabanje kudukunda. icyo tugomba gukora gusa ni ukumwiyegurira no kumusaba kudushoboza gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kumukunda no gusa nawe. Yesu umugambi wanjye kumenya no kwizera, kandi nzi ko mbashe kubiganza kazibiza amahoro gutya. Nkwiriye kurira, nkwiriye kurira, nkwiriye kurira, nkwiriye kurira, nkwiriye kurira, twambaza Imana. Data mwiza, tugushimiye ko wadukunze kandi ukemera kutugira abana bawe. tubabajwe nuko kamere yacu itatwemerera kugukunda nk'uko bikwiriye no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. ijambo ryawe ritwigisha ko turamutse dufite Yesu yadushoboza ibyatunaniraga. none Data, duha imbaraga y'umwuka wawe itubashishe gukingura Yesu imitima yacu, maze ahore muri twe, adushoboze gusa nawe, kandi tube dufite ishusho yawe nyagasani. dushoboze guhorana Yesu, atubashishe gucika ku ngeso mbi zose, bityo tube twiteguye kuba abaturage beza tukiri kuri iyi si, no kuzambikwa ikamba ry'ubugingo tugeze mu bwami bwawe, ku bwa Yesu umukiza wacu.